umugisha Imana itanga ntiwongerwaho umubabaro. Uyu munsi tugiye kuvuga ngo Mana, nk'uko wafashaga abasogokuruza, abari kuzadufasha no mu myaka iri imbere. 2026 iradusatiriye cyane, kandi harimo ibibi ndetse harimo n'ibyiza. Turagusabye ngo uduhe ibyiza waduteguriye muri uyu mwaka uza, uzawuturindiremo ibibi, kandi ukuboko kwawe kwiza kuzabane natwe muri 2026. Ndabakiriye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ngiye mugiye kubana nitwa Himbaza Claude. Indirimbo y'169 iravuga ngo Mana, nk'uko wafashaga basogokuruza niko natwe uzadufasha mu myaka iri imbere. Umuyaga w'ishuheri urawuturinda, uzatubera ubuturo budashira iteka. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite ntitwifuza undi murengezi. Imisozi itararemwa, isi itarabumbwa, uhereye kera kose uri uko wahoze. Imyaka 1000 Mana ni myinshi kuri twe, kuri wowe iguhwaniye n'umunsi umwe gusa. Imyaka ijyana iby'iyi si nk'amazi ahurura, bikibagirana vuba nk'inzozi z'umuntu. Mana, wadutabaraga mu minsi ya kera, nanone uzaturengere tugeze ku gupfa. Iyi ni indirimbo Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo tuyiganireho. Ni indirimbo y'169 ivuga ngo Mana, nk'uko wafashaga basogokuruza, aba ariko natwe uzadufasha no mu myaka iri imbere. Reka mbabwire, dukeneye ubufasha bw'Imana. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo nta wigira. No muri buno buryo bwo gusenga nta muntu wigira. Niyo mpamvu umukristo iteka ryose ahora akeneye ubufasha bwa Mwuka Wera, ubufasha bw'Imana. Udafite uwundi musada ntago watera umunsi n'umwe ukiriho. Ariko kuko dufite ubufasha, hari umuririmbyi wavuze ngo nge mfite umukiza ujya umvugira ku Mana. Uwo mukiza iyo mvugiye ku Mana ndi mu ntambara, Imana irururuka ikandwanirira. Hari uwundi muririmbyi wavuze ngo hari aho yageze ari mu rugendo arananirwa ngo agera ku munota wa nyuma, ariko ngo nyir'ururembo ngo muhamabuye ngakandagiraho araharenga arahatambuka. Muri ubu buzima turimo hano mu isi dukeneye ubufasha bw'Imana. Udafite ubufasha bw'Imana nta hantu wagera. Udafite ubufasha bw'Imana ntacyo wakwigezaho. Udafite ubufasha bw'Imana nta minsi 5, nta munsi, nta minsi 2, nta minsi 3, nta minsi 4, nta minsi 5 wamara. Ariko Uwiteka, reka tuvuge ngo nk'uko wafashaga basogokuruza, aba ari nako natwe uzadufasha no mu myaka iri imbere. Wowe turi kumwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, muri uyu mwaka wa 2026, ukeneye ubufasha bw'Imana, ukeneye inkunga y'Imana, ukeneye guterwa inkunga n'Imana, ukeneye support y'Imana. Uko byagenda kose, uwo waburiwe wese ukeneye ubufasha bw'Imana. Mana, nk'uko wafashaga basogokuruza, aba ariko natwe uzadufasha no mu myaka iri imbere. Igitero cya 2 kiravuga ngo umuyaga w'ishuheri urawuturinda, uzatubera ubuturo budashira iteka. Imana iturinda umuyaga w'ishuheri. Uyu muyaga w'ishuheri reka mvuge ngo urenze serwakira, kandi abantu baturiye mu muhanda y'ibitaka murabizi iyo serwakirije ikukumba ibyibonye byose, ikukumba ibihari byose. Uyu muyaga w'ishuheri urenze iyo serwakira, ariko Imana iturinda umuyaga w'ishuheri. Uyu muririmbyi aravuga ngo uzatubera ubuturo
ubuturo budashira iteka. Umuyaga w'ishuheri Imana iwukurinde muri uyu mwaka wa 2026. Umuyaga w'ishuheri Imana iwurinde umuryango wawe muri uyu mwaka wa 2026. Umuyaga w'ishuheri Imana iwurinde abana bawe muri uyu mwaka wa 2026. Umuyaga w'ishuheri urawuturinda, uzatubera ubuturo budashira iteka. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite ntitwifuza undi murengezi. Icyo ni igitero cya gatatu cy'indirimbo y'169. Iyi ndirimbo niyo ndirimbo Imana yanshyize ku mutima kugira ngo tuyisengeremo. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite ntitwifuza undi murengezi. Reka mbabwire, ufite Imana urihagije muri byose. Ufite Imana urihagije muri byose. Ufite Imana urihagije muri byose. Reka nkubwire nshuti, ufite Imana nta bundi bufasha wakenera. Ufite Imana nta wundi musada wakenera. Ufite Imana uba ufite byose. Ufite Imana uba wihagije. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, natwe tugufite ntago twifuza undi murengezi. Imana ishimwe. Wowe turi kumwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, tunga Imana mu mutima wawe, ntago uzagira uwundi murengezi wifuza. Nuba ufite Imana nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ntago uzifuza indi sapoti yagusapotinga aho uzajya hose, kuko ufite Kristo, kuko ufite Imana. Ntago uzifuza ubundi bufasha. Uwiteka arihagije ku buzima bwawe. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite ntitwifuza undi murengezi. Igitero cya kane kiravuga ngo imisozi itararemwa, isi itarabumbwa, uhereye kera kose uri uko wahoze. Imana ntabwo igihinduka. Oya, Imana ntabwo ihinduka, ariko ibindi bintu byose birahinduka, ariko Uwiteka ntabwo ahinduka. Reka mbabwire, abantu barahinduka. Umuntu umusigara umwana uyu munsi, ejo bundi wakongera kumubona ukabona yabaye umuntu w'umugabo, ukibwira uyu ni wa mwana nasize. Abantu barahinduka. Yesu ashimwe cyane. N'iminsi irahinduka. Uyu munsi tuba turi ku wa mbere, ejo ukumva ngo twageze ku cyumweru. Iminsi iba yahindutse. Noneho n'inshuti nazo zirahinduka. Uyu munsi uba ufite inshuti ikubwira ngo iragukunda, bwacya mu gitondo akagaruka akakubwira ngo nakwanze. N'inshuti zirahinduka. Ibintu byose birahinduka, ariko Imana ntago igihinduka. Umuririmbyi yavuze ngo imisozi itararemwa, isi itarabumbwa, uhereye kera kose uri uko wahoze. Ntago ujya uhinduka. Imana ishimwe ko itahinduka. Nubwo abantu bahinduka, nubwo iminsi ihinduka, nubwo ibihe bihinduka, ariko Imana yo ntago igihinduka. Imisozi itararemwa, isi itarabumbwa, uhereye kera kose uri uko wahoze. Igitero cya gatanu, ariko tutari twakinjiramo, inshuti, ndagira ngo nkubwire ngo iyi Imana idahinduka yikomezeho. Iyi Imana idahinduka yigira inshuti, kuko ntago izigera iguhinduka. Ahari birashoboka ko wakwiringira umuntu akaguhinduka. Birashoboka ko wakwiringira amafaranga ejo ukayabura akaguhinduka. Ariko iyi Mana yo ntihinduka, yigira inshuti, yigira umuvandimwe. Kuko ibindi bintu nabonye hano mw'isi byose birahinduka, ariko Uwiteka wenyine ntabwo ajya ahinduka. Yesu ashimwe cyane. Hari ukuntu ufata umugenzi wawe ukamugira inshuti mbere yuko ugira inshuti Imana. Ndakubujije, ayo ni amakosa akomeye. Banza ugire inshuti Imana, nurangiza mugenzi wawe nawe umugira inshuti. Mugenzi wawe naguhinduka,
uzagumana Uwiteka, uzagumana Imana. Yesu ashimwe cyane. Muri uyu mwaka wa 2026 bwira Imana ngo ndashaka kukubera inshuti. Gerageza. Hari abatubanjirije babaye inshuti n'Imana. Abrahamu yabaye inshuti n'Imana. Imana iramukunda, Imana iramukundwa akaza. Mbere yuko Abrahamu agira icyo akora, yarabanzaga akagisha inama Imana. Mbere yuko Abrahamu agira urugendo afata, yarabanzaga akagisha inama Imana. Ibyo byatumye Imana imukunda cyane, kugera ku rwego na kimwe Imana yakoraga itabanjije kumubwira. Reka mabwire rero, rimwe Isodomu ni Gomora biza gukomera, Imana iravuga ngo ndaharimbura. Ariko mbere yuko Imana irimbura Sodomu na Gomora, Imana yabanje guca kwa Aburahamu. Imana inyurayo iramubwira ngo mwana wanjye, ibintu by'Isodomu ni Gomora sinabyihanganira, ngiye kuharimbura. Aburahamu kuko yarazi yuko Isodomu ni Gomora hari inshuti, aravuga ngo mwami, nta kuntu twabigenza ukahagirira imbabazi. Baradiringa, ariko birangira Imana iharimbuye, kuko Imana yasanze ntacyo kurengera Isodomu ni Gomora cyari gihari. Muri uyu mwaka wa 2026 emerera Imana uyigira inshuti. Hari uburyo usaba ubushuti, ku buryo wizirika ku muntu, nawe wizirika ku Mana, uvuge ngo ugomba kuba inshuti yanjye uko byagenda kose. Hari uwundi mugabo wabaye inshuti y'Imana yitwa Yobu. Yobu yabaye inshuti kugera ku rwego yari gutanga n'ubuzima bwe, ariko ubushuti afitanye n'Imana bukagumaho. Haleluya! Yabaye inshuti y'Imana kugera ku rwego yemeye no gutanga ubuzima bwe, ariko aravuga ngo ubushuti mfitanye n'Imana ntibugira ikibazo. Umva kwizirika ku Mana. Inshuti 2026 bwira Imana ikubera inshuti. Umuririmbyi yavuze ngo imyaka 1000 ni myinshi kuri twe, ariko kuri wowe iguhaniye n'umunsi umwe gusa. Arongera avuga ngo imyaka ijyana iby'iyi si nk'amazi ahurura, bikibagirana vuba nk'inzozi z'umuntu. Ni ukuri pe, iri jambo ni ukuri. Iyo ndose nijoro bucya nabyibagiwe. Ibaza ukuntu ndota nsinziriye, ariko n'ubundi nkibagirwa nkisinziriye. Inzozi z'umuntu zibagirana vuba. Umuririmbyi yavuze ngo uko niko imyaka ijyana iby'iyi si, ngo byibagirana vuba nk'inzozi z'umuntu. Ejo abantu twari turi kumwe nababwiye ngo mujya mwibuka ko muzapfa. Ni ikibazo nababajije. Hari uburyo umuntu yigiramo munini, ukabona umuntu agiye yuzuye inzira, ukabona umuntu umukeneyeho ubufasha ntabwo aguhaye, akumva ko ahari azatura nk'umusozi. Oya, umuririmbyi yaravuze ngo ubuzima dufite mu isi ni bugufi cyane, ngo twabugereranya nk'ubwato mu mazi. Ufite ubuzima buto, ariko abantu ntabwo babimenya. Muri ubwo buzima rero, gerageza ushaka ukuntu wabana n'Imana. Gerageza ushaka ukuntu waba inshuti n'Imana, kugira ngo ubuzima ufite n'ubuvamo uzabe warishakiye aho uzajya gutura. Iryo ni ibanga nari nkwibiye. Reka dukomeze. Igitero cya nyuma kiratubwira ngo Mana wadutabaraga mu minsi ya kera, nanone uzaturengere tugeze ku gupfa. Iri ni isengesho ry'uyu munsi. Mana wadutabaraga mu minsi ya kera, nanone uzaturengere tugeze ku gupfa.
uko wadutabaye muri uyu mwaka tugiye gusoza, aba ari kuzadutabara muri 2026, uko wabanye natwe muri uyu mwaka tugiye kuvamo wa 2025, aba ari nakuzabana natwe muri uriya mwaka wa 2026 tugiye kwinjiramo. Uyu mwaka wa 2025 twararwaye uradukiza. Haleluya! Twararwaye uradukiza, twabuze ibyo kurya uratugaburira. Ntabwo twigeze twicwa n'inzara muri uyu mwaka wa 2025. Twahuye n'intambara nyinshi uraturwanirira. Ntacyo tugushinza, warakoze ku bwa byose wadukoreye. Haleluya! Twararwaye uradukiza muri 2025. Twabuze ibyo kurya uratugaburira muri 2025. Ndetse tugeze no mu butayu waduhaye amazi muri 2025. Ntabwo twigeze twicwa n'inzara muri 2025. Ari nakuzabikora muri 2026. Ntituzicwa n'inzara muri uyu mwaka wa 2026. Ntituzarware, uzadukize muri 2026. Umwanzi nadutera uzaturwanirire muri 2026. Yesu ashimwe cyane. Mana wadutabaraga muri 2025, ari nakuzadutabara muri 2026. Mana waturengeraga muri 2025, ari nakuzaturengera muri 2026. Iri ni isengesho, niba tukugiriyeho umugisha Mwami uzaturengere muri 2026. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, turagushimiye kubw'ijambo ryiza, turagushimiye kuko uri Imana yumva gusenga. Uko wabanye natwe muri 2025, ari nakuzabana natwe muri 2026. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Wakoze kubana natwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndagusaba byibuza gusharinga iyi video abantu 3 kugira ngo umfashe gukora umurimo w'Imana. Nihagira umuntu ukizwa kubera wowe cyangwa se kubera nge, Imana izaduha umugisha twese. Reka twinjire muri uyu mwaka wa 2026 twumva ijambo ry'Imana kandi dusenga. Nagushimiye ko wemeye kuzabana nanjye muri 2026. Imana ikumpera umugisha. Murakoze. Gahunda y'ijambo ry'Imana naho ku munsi w'ejo.